Kigali ni umurwa mukuru w'u Rwanda, ukaba n'umujyi munini ugereranyije n'indi mijyi yunganira uyu mujyi. Ni umujyi rero uri mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kiri mu bihugu by'umugabane wa Afurika. Ndetse ari abanyamahanga n'abanyarwanda bakunda kugenda mu bindi bihugu bigiye bitandukanye muri Afurika ndetse no ku isi hose muri rusange, bakunze gufata umujyi wa Kigali cyangwa se u Rwanda rwose muri rusange bakarugereranya bijyanye n'uburyo ki rugenda rutera imbere mu kwita ku isuku, umutekano, nyine imijyi igiye itekanye, n'uburyo bwo kwita ku bidukikije ndetse n'ibyiza nyaburanga, ibikorwa remezo. Ibyo byose bakabihuriza hamwe bigatuma babigereranya no kuba u Rwanda rushobora kuba nka Singapore ya Afurika. Aka kanya kuri Niti Media Kigali tugiye kurebera hamwe ibyiza nyaburanga bituma iki gihugu cy'u Rwanda bakigereranya na Singapore ya Afurika. Niba nta na rimwe wigeze uduha ubufasha bwa subscribe, iki nicyo gihe. Ntugende utaduhaye ubwo bufasha, ngo ukore kuri subscribe, ukore no kuri like ndetse unafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni Niti Media Kigali. Tugiye gutembera mu byiza nyaburanga bigize amapfundo atuma benshi batemberera u Rwanda, batemberera umujyi wa Kigali, batemberera imijyi y'iki gihugu, babishingiraho bavuga bati u Rwanda ni Singapore ya Afurika. Reka tugende gake gake, umwe kuri umwe, cyangwa se buri gikorwa kimwe ku kindi, tubereka bimwe mu bintu bagenda bashingiraho bavuga bati u Rwanda bidatinze bitari kera ruzaba rumeze nka Singapore kuri uyu mugabane wa Afurika. Ariko kandi twibuke neza ko hari benshi batabasha gutekereza no gukurura neza, no batabasha kwiyumvisha uyu muvuduko w'iterambere, umuvuduko w'iterambere mu bikorwa remezo, ibikorwa by'imyidagaduro, ibikorwa byorohereza ubuzima abanyagihugu, bituma igihugu cy'u Rwanda gikomeza gusa neza, bigatuma gikurura amaso ya ba mukerarugendo cyangwa se abakunda gutembera. Bakavuga bati byanze bikunze hari izindi mbaraga ziba zihishe inyuma y'ibi bikorwa by'iterambere ku muvuduko ungana gutya. Nkiri kuri iyo ngingo, hari benshi bavuga bati bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavuga bati bakashinja u Rwanda bavuga bati iki gihugu byanze bikunze gishobora kuba gikura amabuye y'agaciro cyifashisha mu bikorwa nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Ariko kandi u Rwanda ibyo murabizi neza ko rubihakana, bakavuga bati bikeya dufite nk'abanyarwanda tubasha kubimanaginga, tubasha kubibyaza ibindi, ibyo bibyaye bikabyara ibikorwa remezo, bityo igihugu gikomeza kuzamuka hibandwa ku byihutirwa cyangwa se ibituma ibindi bikorwa bigenda neza kurusha ibindi. By'umwihariko twibuke ko u Rwanda rufite internet yo ku rwego rwo hejuru rurusha ibihugu byinshi muri Afurika ndetse no ku isi hose, ruri ku rwego rwiza ku bijyanye na internet. Ibyo bigatuma internet ubundi igihugu kiyifite yoroshya ibikorwa byinshi mu buryo bwiza, bikagenda neza kandi mu buryo bwihuse. Ibyo bikihutisha iterambere mu buryo bugaragarira buri wese, cyangwa se impinduka zikaboneka mu buryo bwihuse mu bikorwa bigiye bitandukanye mu nzego zigiye zitandukanye. Ikindi kintu abantu bakunda kwirengagiza kandi cy'ingenzi ni uburyo igihugu kiba cyarashyizeho ingamba zo kurandura burundu ruswa. Igihugu cy'u Rwanda murabizi, imiryango mpuzamahanga iyo ikoze ibyegeranyo, u Rwanda ruza mu myanya myiza mu bihugu bigerageza guhangana no kurwana na ruswa. Iyo rero His Excellency Paul Kagame avuze cyangwa se agize icyo asobanura kuri bariya bagenda bavuga bati u Rwanda rukizwa na Kongo, tugiye kubacishirizaho gatoya uko yabasubije, ubundi dute tugaruka nyuma yaho gatoya. Tubibutse ko turi kuri Niti Media Kigali. Niba nta na rimwe wigeze uduha ubufasha bwo gukora kuri subscribe, ntugende rwose iyo nkunga, ubwo bufasha utabuduhaye. Ukore kuri like kugira ngo iki kiganiro cyacu utwereke ko wakishimiye, wagikunze, ndetse unafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Reka twumve His Excellency Paul Kagame, turahita tugaruka nyuma yaho gatoya. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo.
ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights bakazana ngo barashaka gutera ubwoba ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko nza bagatangira sanctions James Kabarebe sanctions officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatangira wahuye ugatanga lessons little boy, little girl, kunuko wava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada, uratanga lessons. What lessons? Dufashe niba utarigeze duha ubufasha bwa subscribe aka kanya rwose ntugende, ubwo bufasha utabuduhaye ukore kuri like, ufungure inzogera tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni Nit Media Kigali.